Nongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, mbifuriza gukomeza kugubwa neza kandi abatamerewe neza mwihangane, ahari none ejo ubwo bitameze neza ejo bizagenda. Buri wese ahahe aronke. Dukomeje mu makuru yacu n'ibiganiro kuri cryptocurrencies, nkuko musanzwe mubizi tuganira kuri Pi Network, Ruby Network ndetse na Mira Network. Reka mbanze nibutse abantu bifuza kugira icyo bamamaza icyo ari cyo cyose cyangwa icyo twabafasha kubijyanye na YouTube channel, twabafasha mwaduvugisha tukabafasha tugafatanya. Si ibyo gusa ahubwo abashaka kwamamaza ibicuruzwa byabo na service, abaranga amazu akodeshwa cyangwa se agurishwa, amasambu, imodoka cyangwa se ibinyabiziga muri rusange, harimo n'amapikipiki n'ibindi, mutugane dufatanye tubafashe. Reka rero ngira icyo mbibwira kuri Pi Network. Umuntu ukurikira uru rubuga ari ubwa mbere ashaka kumininga Pi Network, yakwifashisha ikiganiro nimero 148 hano kuri Kamanzi Official, nubwo turimo kubivugurura. Hanyuma ushaka kumininga Ruby wifashisha ikiganiro nimero 219, ariko ushaka kumininga Mira Network urinyura hano kuri Kamanzi Official nyine ukareba ikiganiro nimero 250. Mbibutse yuko umuntu wese ufite ikibazo kuri izo cryptocurrencies wese yatubaza tukamufasha, mwandika muri comment. Nongere mbasabe mbibutse yuko murebe muri description munsi ya titre cyangwa se munsi y'umutwe w'inkuru, murabona link za WhatsApp channel ndetse n'iya Telegram, niho tugiye kujya dukorera, hanyuma abariho duhurira kugira ngo turusheho kubasangiza amakuru bitatuvunnye cyangwa se bitaje mu izindi z'ubwaserera n'akavuyo kenshi gakunda kuba kuma WhatsApp. Ziriya zindi turaza kuba tuziparitse, yego twikoreshereze izi ngizi, hanyuma izindi ahandi ni muri comment. Reka rero dukomeze. Nkuko nabibabwiye, twatangiye urugendo rwo kwiga ku buryo uwo uri we wese aho uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, yewe n'ikirundi n'abarundi baradukurikira nta kibazo, uzajya unyura kuri ibi biganiro kuri channel ukiyigisha ukamenya ngo bikorwa bitya. Hari ibyo tudashobora kugaragaza amashusho yabyo kubera yuko kubera privacy yayo. Nk'ubu nka Mira Network nagerageje gukora video igaragaza uko tumayininga, ariko kubera ama ads hari aho nageze barabifunga na video ntabwo yongeye kwiboneka, byananiye. Aba bagabo bafite privacy, bafite amabanga cyane. Hanyuma ubwo icyo nzajya nkora niki, ibitazajya bikunda nzajya mbabwiza amagambo nsoma yewe mbireba, ariko wowe ubikurikire ukurikira ibyo ureba wamaze kumva. Wifashisha YouTube channel ukoresha machine cyangwa se iyundi muntu telefone, ukagenda ku yawe ukabikurikiza. Ubwo bizakunda bitazakunda muzihangana. Nanjye nta muntu wabinyigishije, nanjye nabyigishije, ariko ntabwo mvuze ngo nawe byiyigishe. Oya, hari basaho uzabugejeje bizajya bigufasha ngayo nguko. Ubwo rero mu kiganiro gikurikira iki ngiki tugomba kwiga uko twinjira kuri iyo platform ya Mira Network. Mbonereho kwibutsa abantu bamininga Ruby Network yuko biteganijwe yuko ku itariki 25 z'ukwa gatandatu hazakurikiraho gahunda ya Global KYC, izaba yarangiye, hanyuma bakarokirita abantu bazajya validators bakanabahugura kugira ngo batangire kuvalidatinga KYC ya version ya 1.6. Ubundi tugakoreshaga ya 1.5, ariko izasimburwa niyo ya 1.6 izarangirana ya 1.6 izatangirana n'itariki 25 z'ukwa gatandatu.
muri make rero abantu bo muri Ruby Network mu mining mukizeho umwete, Ruby ishobora rwose kuzajya ku isoko vuba, kuko umunsi hazaza Global KYC kubujuje ibisabwa bazaba bariye rwose. Mbibutse yuko kugira ngo uhabwe KYC ya Ruby Network nuko bawujuje ibintu bitatu. Cya mbere nuko umayininze nibura inshuro 30, cya kabiri kuba wujuje nibura Ruby 30, cya gatatu gutegereza ugahabwa notification yuko wemerewe gukora KYC. Kuri Pi Network aho nsubiye inyuma gatoya nuko ikigezweho ubu ngubu ni ikijyanye n'icyo bita wallet verification. Hari abantu rero nakoze ibiganiro bibisobanura, ntabwo ndi bubisubiremo. Kudakurikira kwanyu nicyo kibazo, mujye musubira inyuma namwe mu bishake rwose. Ntabwo umuntu yazajya ahora ku kintu kimwe, ntabwo bivugitse, biragayitse, kuko ntabwo ushobora gutakaza imbaraga wigisha abantu ibintu ngo nibarangiza aho kubikurikiza. Niba umwarimu mu ishuri yigishije, ntufate amasomo ngo yandike unayasubiremo yige wumve ibyo wibutse ibyo bakwigishije, ahubwo ukajya ujya gutegera mwarimu mu nzira ukamubaza ngo cyajya uri mu ishuri wigishaga ibiki, uwo mwarimu yagufata ate? Ni ikibazo gikomeye cyane. Turagendana rero n'ababishaka, turagendana n'abafite umuhate, ubushake. Buri kiganiro nahisemo kujya nanga ikiganiro kimwe ku munsi cyangwa bibiri, ariko kenshi ni kimwe mu masaha 24 cyangwa ku munsi mvuga ni umunsi w'amanywa n'ijoro, ariko abantu batari bubikurikire bazahura n'ikibazo. Ubwo rero mu gihe tukifashisha YouTube channel ya Kamanzi Official, mu gihe atarajyaho YouTube channel yabyo yihariye, niyo tukifashisha, niyo mpamvu mbabwira izo nimero tugenderaho. Ubwo rero twatangiye umurongo wo kwiga, n'ibindi tuzagenda tubyiga buhoro buhoro kugira ngo buri wese asobanukirwe kandi abikore. Iyo utabishoboye wifashisha umuntu usobanukiwe ururimi kukurusha. Erega nta nubwo wenda nshobora kuvuga ijambo recording ukaba wowe ukaryumva mu Kinyarwanda kuko nta Cyongereza wize. Cyo gihe rero wiyambaza umuntu ukurusha gusoma icyo Cyongereza, noneho akagufasha kubikora kuko abisoma kumva ibyo ari byo. Niyo abisoma mu Cyongereza arabibona, ako wowe niyo ubibona ntumenya ngo ni ibiki, usibye kugenda avuga nti iburyo hasi cyangwa se ibumoso hejuru. Ibyo byose rero ni wowe bireba, amayeri yose wakoresha kugira ngo wirwaneho urebe ko haraho wagera. Ndashishikariza buri muntu wese kumayininga izi cryptocurrency dukoresha. Jewe nezi nahisemo, nta yindi ndabona, izindi nabona nazajya mbabwira. Hari uwambwiye ati ko tuzi ko Pi izagira agaciro kenshi, ukaba utubwira kumayininga izi cryptocurrency zindi. Ibyo byose ni ibyiki ko Pi izabivunjavunja? Nagira ngo uwo muntu mugira inama yuko yava kwizima nkanjye, nta wanga ijana murindi. Kandi buriya niba narahinze igiti cy'imbuto, ahandi ngahinga ibigori, ahandi ibishyimbo, nkaba mfite n'akarima ka dodo ndetse n'ibihumyo, mushrooms. Mushrooms zizerera icyumweru kimwe. Urumva yuko niba ibigori bitinda kwera ariko bigatanga igiti cy'imbuto, ntabwo nzategereza cya giti cy'imbuto kugira ngo ari cyo nzajya guhahisha ibindi. Ibigori, ibishyimbo byera mbere y'ibigori, ibigori byera bitinze kurusha ibishyimbo, dodo zera vuba kurusha ibishyimbo, ibihumyo byera vuba kurusha ibyo bindi byose. Urumva ko byose bikenewe kandi bikagira umumaro, bifite umumaro. Niyo mpamvu icy'ingenzi twagikora bitewe n'inyungu kizazana, bona nubwo byatinda bipfa kuzaza ari amafaranga. Ibi biradusaba kumva cryptocurrency nk'akazi, tukabikora kugeza bitanze umusaruro. Ariko nitujya no kuzikora dukore izingenzi ni za zindi zitadusaba igishoro cy'amafaranga duterura tugaterekamo, ahubwo igishoro cyacu ni ya mafaranga tugura megabytes, ni wa mwanya dutanga tubikurikirana, ndetse ni na bwa bumenyi dukoresha ducukumbura amakuru abyerekeye. Ibyo nibyo bishoro bitatu by'ingenzi dushoramo,
ariko bidatumye tujya guterura amafaranga kuri konti ngo tuze tuyaterekemo. Ntago ari investment. Iyo bavuze free mining ni ugutangira kumayininga nta kiguzi cy'amafaranga bagusabye. Ibindi bigendaho kugira ngo niba kwitabira inama kuva Gatsibo njya Kigali, iyo nama kuyitabira cyangwa ayo mahugurwa kuyitabira ari ubuntu, ariko wibuke yuko kugira ngo ugereyo biri bugusabe itike, kwirirwayo biri bugusabe ifunguro. Ibyo ni bimwe mu gishoro ugomba kubara kugira ngo we gukorera mu gihombo wumva ko nta nyungu kandi wakoze ku mufuka amatike, restoration, amafaranga y'ifunguro. Ariko bariya baguhuguye bo nta mafaranga bagusabye, ariko nujya gucukumbura amakuru arenzeho bizagusaba amafaranga ya megabytes cyangwa se undi wakwifashisha mu bumenyi busumbye ubwawe. Cryptocurrency rero tuyifate nk'akazi, kuko buriya kugira ngo leta iguha akazi nta kiguzi utanze, ariko wibuke ko watanze ikiguzi wiga, none ugiye kubyaza umusaruro bwa bumenyi wishyuraga mu ishuri. Igishoro kiratandukanye, ariko akazi bakaguhaye ku buntu, ariko niba guhemba bazajya bagukata ku mushahara, umusoro ku mushahara. Ngira ngo nabyo birumvikana. Murakoze rero nicyo nagira ngo tuganireho twumvikaneho, mujye mwumva cryptocurrency kuyimayininga n'akazi. N'akazi kazagira ibyo kagusaba kugira ngo ukagereho, ugere ku nyungu kaguha. Mwibisuzugura rero koresha telefone yawe, niryo rembo rya mbere. Ibindi bizajya bigenda byikora nukurikirana amakuru. Nababwiye ibintu 3 ndetse 4 by'ingenzi. Mininga ku gihe, uzuza ibisabwa, kurikirana amakuru, kandi geza amakuru kuri bagenzi bawe. Ababishaka batabishaka ubihorere. Nibibona ngo mukore 3 gusa, ugarukire kukubikora ku giti cyawe, basi we bizagufasha. Ibyo nagira ngo rero tuganireho muri uyu mwanya muri kiganiro. Ibisigaye ibiganiro nakagaruka mugubwe neza.